Reka twige uko tuzaduteka inkoko irimo kari, wayita chicken curry. Urafata igituza cy'inkoko, nurangiza gufata igituza cy'inkoko gitiriminge neza, ukureho utuntu tutari ngombwa, nurangiza ugikatemo utuntu tw'utujuriyene. Utwo tujuriyene nurangiza udukatemo cubes. Utujuriyene nurangiza wongere udukatemo cubes. Nka kutya turi kubikora, inkoko iraba iryoshye. Kurikira ino video irarangira umaze kubona neza uko ikorwa. Ni inkoko iryoshye kandi imeze neza, nawe wayiteka nta kigoranye kirimo. Igituza cy'inkoko numara kugikatamo cubes, urabona ko twarangije kudukata tumeze neza. Utu ni cubes rwose, igituza cy'inkoko cyoroshye kimeze neza. Ubundi duteke chicken curry iryoshye imeze neza. Fata isafuriya uyishyire ku muriro, nimara gushyuha ushyiremo butter. Ushyiremo butter, hanyuma butter nimara gushonga itarashirira, kuko nababwiye yuko yushyuhije butter, wirinda kuyishyira ku muriro mwinshi kugira ngo itaza gucumba. Butter icumba vuba. Iyo umaze kubona butter igishonga, si ngombwa ngo utegereze ishyire indi icumba, uhita ushyiramo ibyo ugiye guteka. Aha ngaha yamaze gushonga, tugiye gushyiramo za nkoko twakase. Ubushyuhe bukeya. Impamvu uyishyiramo isafuriya itarashyuha cyane ni ukugira ngo idacumba kandi ize guteka neza. Butter yacumbye cyangwa amavuta yashiriye usanga atera kanseri. Hari abantu bateka batabifitemo ubumenyi, ugasanga uri gukaranga igitunguru uri kugishiriza, ibintu byose uri gukaranga uri gutuma bicumba. Uriya mwotsi no gushirira biza mu biryo bitera kanseri, ni bibi cyane ntukabikora. Aha ngaha urabona ko turagaragura inyama zacu muri butter, ntidutume zifata irangi cyane. Ibintu byo gufatisha irangi cyane inyama nabyo ntabwo aba ari byiza. Ujye uzikaranga neza, nizimara kuba brown ushyiremo ibirungo urekeraho. Ni uguteka ibyo kurya bituma bitatutera ingaruka z'uburwayi, ingaruka z'ibibazo twitera mu mubiri bitewe n'uko twatetse nabi. Tujye dutegura amafunguro yacu neza kinyamwuga. Nurangiza ushyiremo ibitunguru wakase bimeze neza. Wakwibaza impamvu ibitunguru tubisizemo nyuma tutabanje kubishyiramo? Ni ukugira ngo ibitunguru bitaza gushirira, kuko ibitunguru kubera ko aba ari bito, ubisizemo mbere inyama zajya gufata akarangi zikaba brown, ibitunguru byatangiye gushirira. Kandi ntidushaka ko ibitunguru bishirira. Ibitunguru bishiriye bitera ingaruka z'uburwayi. Hanyuma inyama nizimara kumera neza, zimaze gufata amavuta, zimaze kuba brown, ikiraba gisigaye ni ukuzirunga, gushyiramo ibirungo. Ikirungo cy'uyu munsi cy'ingenzi tugiye gukoresha ni curry powder. Curry powder kandi wikoreye, apana kujya kugura za zindi zo mu masupermarket. Nzabereka uko bayikora curry powder. Ababishaka mwandike muri comment mumbaze uko bakora curry powder. Curry powder urayikorera, ufata seeds agiye atandukanye ukayashyira muri blender ukayabeta ukakora curry powder original idafite ikindi kintu cyongewemo. Nurangiza ushyiremo na garlic cyangwa se tungurusumu. Tungurusumu ifite akamaro gakomeye ku buzima bw'umuntu. Ituma amaraso atembera neza mu mubiri, kuko tungurusumu ituma amaraso atavura. Igitunguru nacyo gifasha indwara z'ubuhumekero, umutima, umwijima. Igitunguru kirafasha cyane.
nurangiza ufate kari pawuda ya yindi twayikoze, nitwe twayikoreye, ushyire nk'ibiyiko 2 bya kari pawuda, uyigaraguremo neza muri za nyama, kubera ko kari pawuda ari ifu irahita inywa ya mavuta, ntutume bishirira, uhita ushyiramo stock. Ukoreshe stock, niba utayifite ukoreshe amazi. Ahangaha ukoresha vegetable stock cyangwa se ugakoresha chicken stock kugira ngo isosi yawe ize kuba iririshe mu ntungamubiri, ifite amaproteine, imeze neza. Mbibutse ko iyi sosi wayirisha umuceri, ubugari, akawunga n'ibindi bitandukanye, n'ibirayi bisitiminze, bitogosheje. Iyi sosi wayirisha ibintu byinshi cyane. Urabona ko isosi yacu turayireka ibire, nimara kubira dusizoninge salt and pepper kugira ngo isosi ize kuba iryoshye ifite icyanga. Hanyuma tugiye gupfundikira gato izi nyama zishye, nitumara gushyiramo salt and pepper. Nta mpamvu zo gushyiramo ibirungo byinshi, ujye ukoresha salt and pepper. Impamvu dukunze gukoresha salt and pepper ni ibirungo biryoshya ibiryo kandi bitagira ikibazo bitera mu mubiri. Uretse kuba waba warabujijwe kurya umunyu, ariko ubundi bw'umuntu uri normal nta kibazo bishobora gutera mu mubiri. Urapfundikira gake, numara gupfundikira gakeya bishye, nibimara gushya upfundure wongere ugaragure. Urabona ko isosi yacu imaze kwegerana, imeze neza. Wakozamo ubugari ukumva biraryoshye, warisha umuceri, hanyuma ushatse wayirekera kuri iyi meze. Ariko noneho tugiye gushyiramo coconut milk. Coconut milk ku bantu batanywa amata y'inka, ni amata akomoka ku bimera cyangwa se ibintu bidakomoka ku nyamaswa. Murabizi ko ibintu bidakomoka ku nyamaswa bidatera cholesterol. Cholesterol ni ibinyabutabire biba mu binure by'inyamaswa bitera indwara bita atheromatose. Atheromatose ni indwara ikuziba imitsi, ikagenda igabanyuka ubushobozi bwo kohereza amaraso hirya no hino mu mubiri. Umutima wakohereza amaraso wapompa, ugasanga mu nzira harimo bariyeri, ariho hava indwara z'umutima, ugasanga umuntu afite heart attack, ugasanga umuntu agize ibibazo bitandukanye kubera ko imitsi yatangiye gutakaza ubushobozi bwo gutembereza amaraso mu mubiri. Niyo mpamvu rero mukwiye kwirinda ibintu bikomoka ku nyamaswa, mukirira ibintu by'ama vegetables. Karya vegetables n'imbuto nyinshi. Hanyuma numara gushyiramo coconut milk, urongera uvange neza. Urabona ko isosi no hise yegerana. Isosi hise yegerana, imeze neza, hiyongeyemo uburyohe bw'amata akomoka ku bimera. Upfundikire gato, ureke bibire, hanyuma ukore reduction. Urabona bimaze kwegerana, consistency dukeneye ni iriya, ntabwo dushaka gukomeza kubiteka. Ubu ngubu birahiye, bimeze neza. Aha wakwarura ukarya nta kibazo. Reka twumve uko bimeze. Delicious. Biraryoshye, bimeze neza, biteye apeti. Nawe wabiteka ukabirya. Iyi ngiyi bayita chicken curry, irimo coconut milk. Murakoze cyane kuba mukurikira Hospitality TV Rwanda. Mukore subscribe abatarayikora, murayikinga ino video, murebe n'andi mavideo, kandi musharinga aya mavideo ku bantu benshi. Twubake Hospitality Family.
twubake hospitality family. Isosi yacu irahiye y'inyama z'inkoko, igisigaye reka tuyarure. Urafata boro yawe ugiye kwaruriramo, mbibutse ko kwarura isupu neza ni ukuyarura mu kintu gifukuye cyegeranye kugira ngo idahora vuba. Cyane cyane ibi bintu bikozwe mu mabumba bituma ibintu bigumya gushyuha. Nushaka ko ibintu byawe bigumya gushyuha ujye ubyarura mu bintu bikozwe mu mabumba. Ibumba, clay, ibyo bita porcelain n'ibindi bituma ibintu bikomeza gushyuha. Hanyuma numara kwarura nk'umuntu uri porofesiyoneri ntago warekeraho, urashyiraho final signature. Ubwo signature y'umushefu ni iyihe? Urafata utwatsi unyanyagizeho hejuru bise neza. Fata utwatsi unyanyagizeho hejuru bise neza. Iyo niyo signature ya nyuma y'umushefu wabigize umwuga. Yanyagizeho utwatsi kugira ngo hajyemwo amabara, ubireba yumve bimuteye apeti. Mpora mbabwira ko apeti ihera ku maso, my friend. Urabona ko bihise bihindura isura bigasa neza kurusha uko byasaga. Mujye muteka rero mushyireho final signature nk'abashefu babigize umwuga. Kandi niba ushaka kuba umushefu w'umwuga ugume kuri Hospitality TV Rwanda, ntabwo tuzabatenguha. Twiyemeje kubigisha guteka kinyamwuga. Murakoze cyane.